twigishije muziki gakondo n'abasogokuruza, aho nta handi ni murenge. Nimwumva icanteye gutekereza ibi, naganiriye n'abana babiri bombi b'imyaka 18, maze ndababaza ntibasha mufaniki. Umwe muri bo yihuse ati muzehe, arajijinganya agezeho ati uyu nguyu mbanza ari mubyara wanje. Nyamara siko byari biri, ahubwo base baba bana bombi byari gikuru na kirumuna. Nuko mbafashe umwanzuro wo kuganira na data ngo ambwire icyo sogokuruza yasize avuze. Yemwe rubyiruko, ejo hatabuze n'umwe tuzahurire kwa sogokuru, maze mbabwire nawe atubwire iby'imirara. Ntabwo tuzasiga iby'ubumwe n'umuco, byaranze basogokuruza. Uyu munsi ndababwira imirara gusa uko ari 28, ariko niba nibesheho ba data barahari, ba data barahari ngo batwibutse. Abakuru baca umugani bati uja gutera uburezi arabwibanza. Je uririmba reka ntangire mvuga nti ndumugorora abibarutse mama nabo, ndumusinzira abatumye mbyara ngaheka. Ndumwega abibarutse kaka ubyara data, ndumusita abibarutse kaka ubyara mama, ndumusegege ntamurara ndafite icyo dupfana kandi nawe nuko. Ndumunyabyishi hari uwampaye inka we. Ndumusama abibarutse kaka mukuru, ndumwitira sogokuru yaje kutabaho nanjye sinari kubaho. Ndumuhondogo sogokuru yesheje benshi umugisha atanga abageni. Ndumuzigaba ndacyababwira ko mfite icyo mvana n'imirara. Ndumudasomera, ndumuhima, ndumuzoza, twarasangiye turagabirana. Ndumusinga, ndumufurika, ndumushonga. Basogokuruza kuko bari umwe, nta cyabateye ngo kibaneshe. Ndumuhinda gusenga no kugenderera nta byari ibyabo. Ndumutura, ndumutura
mutakure ndumuhiga ni byinshi mbibukiraho ababyeyi dukomokaho ndumubano ndumugabika ndumudahurwa nabaye imfura yaduhanze dufasha tubigireho ndumudinzi ndumwongera reka nsoze mvuga nti murengewe ndumunyakara ndumuheto ndumutwari mana nk'uko wafashaga basogokuruza niko natwe uzadufasha mu myaka iri imbere. shaka radiyo iteme wumve radiyo iteme ni radiyo yacu ni radiyo yanyu radiyo iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio iteme, écoutez la radio iteme, c'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre et la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Radio Iteme, le pouvoir de la parole. Bakunzi baradiyo iteme ni kabisa bwiza tuhuza mu kiganiro kidasanzwe. Turi tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2023. Nkomeje kandi kubifuriza umwaka mwiza. Ikaze mu kiganiro cyacu. Kuri uyu munsi mu kiganiro cyacu kidasanzwe turi kumwe n'umutumirwa nawe udasanzwe. Ndavuga ko adasanzwe kuko ni n'ubwa mbere tubanye kuri radiyo iteme. Impamvu kandi mvuga ko adasanzwe murayumva mukanya mushonje muhishiwe. Reka ntabatindiye nakire umutumirwa wanjye. Reka bibwire, ntabwo mubabwira, ni byiza ko ari we wabibwirira uwo ari we. Mutumirwa wanjye uranyumva? Ndakumva Tabita. Yego, urakoze cyane. Nizere ko n'abandi bakumva wazamura ijwi gato. Reka mwakire kuri radiyo iteme. Hanyuma rero ndagira ngo wibwire abatwumva muri aka kanya. Urinde?
urakoze cyane Tabita, sinzi kunyumva. ndakumva uzamura ijwi gusa gato ariko ndakumva. Ya, urakoze niko nari mbivuze, nitwa Shinga Alex. Ya, mbereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho ntuye. Ndi umunyamurenge. Murakoze. uri umunyamurenge. Yego. Urakoze cyane. Izina rye ni Shinga Alex, akaba ari umunyamurenge. njya nkora ikosa reka nivuge kenshi nkavuga ngo umunyamurenge, kandi wankosoye ndavuga uti ariko mutwicira izi ntabwo turi abanyamurenge, ntabwo turi abanyamurenge, turi abanyamurenge. abanyamurenge flat. Yes, mama. Ntabwo abantu bize mu Rwanda bari baratwigisha ibintu byitwa ngo amasaku nyejuru n'amasaku nyesi. ubwo rero iyo uvuze ngo umunyamurenge uba ushyizeho amasaku agiye hejuru kandi biri flat. umunyamurenge. Bakoze cyane Alex Shinga kuri radiyo Iteme. indirimbo dutangije murakoze cyane. iyi ndirimbo dutangije ni indirimbo ivuga ku moko yanyu mwebwe abanyamurenge, ngo imirara cyangwa se umurara. urankosora niba mbivuze nabi. numvise bavugamo ngo imirara ngo ni 28. imirara umunyamurenge imirara. Okay, ngo hari umugorora, umusinzira, umwega, umusita. numvise hari n'ibyo duhuje natwe mu kinyarwanda. mu moko y'abanyarwanda harimo abega, bibaza ko n'abasita barimo. ubwo rero muri make cyane Alex, watubwira iby'aya moko yanyu? ese nta batutsi mugira, abahutu, abatwa nk'iby'iwacu mu Rwanda? ndabona ibyawe. Thank you Tabita, urakoze mama. Abanyamurenge ni abanyamurenge ni ubwoko bw'abanyamurenge. ntabwo bugira abatwa, ntabwo bugira abahutu, ntabwo bugira abatutsi. Abanyamurenge ni ubwoko bwitwa abanyamurenge. dasi. hanyuma ibi by'imirara rero no, nakubwiye ko turi ubwoko bw'abanyamurenge. iyi mirara rero ni ukuntu tugenda twitwa, kuvuga ngo abasinga, abasinzira, abanyabyinshi, abagorora, abagiranka, abasegenge, abatwari, sinobizwa mbirangiza, ariko abo bose nibo bakubiyemwo ubwoko bw'abanyamurenge. murakoze. Okay, murakoze cyane. ni ukuvuga ngo hari abanyamurenge b'abasita, abanyamurenge b'ubwo bwoko bwose tumaze kuvuga. bose ni abanyamurenge, bakubiye muri iyo mirara. mwebwe ntabwo muvuga ubwo ni imirara. Okay, mirara. murakoze cyane, turagushimiye Alex Shinga. Yego mama. murakoze cyane. hanyuma mbere ko twinjira mu kiganiro nyirizina, ndifuza ko wadusobanurira cyangwa se wasobanurira abadukurikiye uko wabaye umusirikare. mu mafoto mfite cyangwa se ifoto wampaye dukoresheje kuri iki kiganiro, igaragaza uwo ndi kuganira nawe wambaye gisirikare. none mu magambo make watubwira wabaye mu gisirikare cyahe, ryari, wakivuyemo ryari, bitewe n'iki? mu magambo make. murakoze cyane. Tabita, wowe ushaka kuzana ibibazo. ni ukugira ngo
ngo abadukurikiye basobanukirwe neza n'uwo tuganira nawe. thank you. Urakoze Tabita. Nta pfunwe mbifitemo, nta n'impamvu yatuma ntabisobanura. Nabayeho umusirikare, inji ubwanje mbivuga, ninjiye igisirikare muri 1998. Muri 1998 twari ni igihe LCD, ikibazo bita LCD Goma yari itangiye intambara irwanya ubutegetsi bwa Kabila, Laurent Désiré Kabila. Nibwo nje ninjiye igisirikare, nkorera muri systeme yari ihari, ariko nk'umukongomani n'abandi twari kumwe bose. Abari batuyoboye ni FPR muri icyo gihe. Murakoze. Okay. Anko cyari igisirikare cya FPR. None wakivanywemo n'iki? Kuko wavuze ngo uri muri States, muri Amerika, ntabwo kirimo mu by'ukuri. Nakivuyemo kubera impamvu zanjye, nagize ikibazo cyo kuraswa mu ntambara nari ndimo, ibyo mbabwiye. Ntagishoboye gukora akazi kubera ko nari nararashwe, bituma nkivamwo mba muturage nk'abandi nkawe Tabita. Nkanjye rwose urakoze cyane. Byari byose ntabwo wakwigereranya nanjye, kuko jyewe nta nosiyo y'igisirikare mfite. Urumva rero ibyawe ni ibintu byo hejuru cyane. Urakoze cyane Alex. Reka noneho twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina. Insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi iravuga iti uko FPR ifite uruhare mu bwicanyi bukorerwa abanyamurenge mu Minembwe. Alex, nakomeje kujya numva ubwicanyi bwagiye bukorerwa abanyamurenge. Ndibuka, niba nibuka neza, 2017 twabonye ubwicanyi bw'indengakamere bwakorewe abanyamurenge, ndetse kugeza n'uyu munsi niba ntibeshye. Tubwire, ese FPR yaba ifite uruhare mu bwicanyi, muri ubu bwicanyi bwabakorewe bw'indengakamere guhera kiriya gihe ngenda na mbere yaho kugeza muri aka kanya? Isanzure, kuko ubu niho ikiganiro gishingiye. Ubwire tabizi uko ibintu byagenze kugeza muri aka kanya. Ijambo ni ryawe. Murakoze Tabita. Reka ndasobanura ibintu nihuta, ntabwo ntinda mu busobanuro bwanjye kuko benshi barabizi, ariko ndabikora mu buryo bwihuse, sinkunda kurambirana. Uwo bita Muzehe Désiré Laurent Kabila, uriya musaza wambukijwe na Kagame na Museveni nyuma y'aho jenoside ihagaritswe mu Rwanda, hari harimo abantu b'abanyamurenge batabaye kujya guhagarika jenoside yarimo ikorerwa abatutsi mu Rwanda. Uranyumva Mama Tabita? Ndakumva neza cyane. Yego, komeza rwose. Icyo gihe rero intambara imaze kurangira mu Rwanda, jenoside imaze guhagarikwa, abakoze amabi bahungiye muri leta ya Zaire iyobowe na Mobutu Sese Seko. 1996 haje kuzaho icyo bita AFDL, ariyo nari nkubwiye, barukirise Kabila,
hagati ya Museveni na Kagame baramwambutsa ariko intambara bayitiye abanyamurenge apana iy'abanyamurenge iy'abanyamurenge nongere ngo ukosore Tabita ukomeze usobanura ibintu uko mbivuga kuko iyo uvuze ngo abanyamurenge umurenge mu Rwanda haba ibintu bita umurenge n'ibintu nk'ibyo ariko twe twitwa abanyamurenge ntabwo twitwa abanyamurenge. Okay, thank you. Ndagerageza mbisobanure neza unyumve kugira ngo ngende ngukosora byumve neza. Yego. 1996 igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu AFDL Nkubuze. Hello? Yes. Birimo birashya. Okay. Ushobora gukomeza? shaka radiyo iteme wumve radiyo iteme ni radiyo yacu ni radiyo yanyu radiyo iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio Iteme, écoutez la radio Iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio Iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Radio Iteme, le pouvoir de la parole.